sibyo turabashimiye mu izina rya Yesu tunejejwe nuko muri abanyarwanda bazima kubera iki kubera ko indangagaciro muvanye ahangaha ku kiganiro tugiranye ku byo mwirebeye n'ubutumwa mugiye kujyana hose urumva buri wese umubwiriza butumwa iyo ajya mu kazi akakira abantu bagera ku 1000 ntabura 50 yihanisha sibyo mwebwe rero ndizera ko nta nutumvishije mwese muratwara ubwo butumwa nizo ndangagaciro kugira ngo mu busangize amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ahangaha by'umwihariko kuri commune rouge ku mibiri y'abavandimwe bacu bashingwa hanga n'urupfu bishwe muranyumva neza ubwo no mu izina ry'umuyobozi w'akarere ni ukugira rwose tubivanye ku mutima tubashimire icyo gitekerezo mwagize ni kanini kubona abantu bangana gutya ndimo twiteze kwakira abandi ariko twajyaga mu mibare tukabona mugera kuri 750 mwakabaye mukora byinshi ariko ngo mwese muze mu birarane muze hano mumenye amateka muyasangize abandi banyarwanda Imana ibahumugisha mwese ngoro turabasezereye turifuza kugira ngo Imana ikomeze ibagende imbere turavugisha abayobozi turashima Imana n'umugara mu rugo mutasitaye kandi turamenyanye mfite kuba yenda ntabamenya nzito natabamenya chairman wa dosoti wa president wa Ibuka ariko niduhura zaburera muzadukurura amakoti sibyo murakoze cyane turabashimira sansa kugira ibindi bunguka ku mateka yacu uranyumva neza iyi gahunda rero ubuyobozi bw'akarere burayizi nje bavugisha nitwa Mugisha François ndumutahira menya byo zina benshi bazi shizwe bikorwa by'ubukangurambaga bya mobilization muri Burera mwari muzi nduza Corneille inshuti yanjye magara buriya twasangiye beruriya muranyumva neza ya ariko by'umwihariko by'ibi bikorwa nk'izi nzibutso nabikozemo imyaka 11 amateka yaha rero ku bikorwa byo kwibuka ndayazi bihagije sibyo nari ntangiye bashimira munyemerere mbahe gahunda yuko bikorwa kugira ngo ducumize n'uburyo mwese mu muri bitari so igihe abantu baje mu gikorwa cy'iki tubanza kwiragiza Imana no gushimira Imana kuko yabarinze kuva muhaguruka komeze kubana natwe ndetse basubiza amahoro iwanyu mu muryango nyuma yaho habaho gahunda yo kwibuka umunota umwe nyuma gahunda yo kwibuka mbagezaho amateka nkuko dushobora kubanza gushyiraho indabo gahunda y'indabo ni mwebwe mwayiteguye tubaha umwanya mukabikora nyuma yaho habaho gusura noneho imibiri y'abaruhukiye ahangaha turava hano rero tujya hariya bareba nabo barabari kuvamo murabyumva neza niba numvikana murebe uwo mwateganyije cyangwa uri tayari wakwitokeza yaza kaduhamagara pastoro abari byiza cyane murabona pastoro hari ntabwo nasenga pastoro hari nanjye ndasenga rwose ariko sinasenga pastoro hari dusenge Mana nziza turagushimye turaguhimbaje kubw'urukundo udukunda twebwe abanyarwanda tugushimira uko abanyanatwe mu rugendo aho tuva mu murenge wa Kinyababa ukabana natwe akaba tugeze hano amahoro turabishimiye bana na buri wese muri iki gikorwa dufite kuri uyu munsi kandi tugirire neza udufashe kuri uyu munsi wa none ubwo Yesu Kristo ino tubisabye yakoze Imana imugisha reka noneho dufate iminota yo kwibuka
murakoze cyane. Kadukurikizeho gahunda yo gushyiraho indabo hanyuma mbone mbahe amateka muri makeya ahangaha. Mwareba uko mwabiteguye. Murakoze. Duhamagare perezida wa njyanama n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyaraba bafatanya bagomba gushyirireho ururabo. Nibarangiza turahamagara chairman ku rwego rw'akarere kacu ka Burera ndetse na chairman ku rwego rw'akarere ka Gicumbi akaba n'umushyitsi wacu dufite hanyuma nabo baze gushyiraho ururabo rw'icyo. Murakoze. Numva tujya kwakurikirana gutyo. Duhamagara icyamani dufatanye na cyamani mu gihe cyo gatanu cy'umujyana. Badukomereza gahunda nta kibazo. Murakoze cyane. Aha rero urwibutso rwa Commune Rouge rwo mu karere ka Rubavu ni rumwe mu nzibutso eshatu dufite. Urumva ni ukuvuga dufite Commune Rouge nk'akarere nk'urwibutso rwa Jenoside mu karere ka Rubavu, twagira nanone urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu murenge wa Nyundo, ni ukuvuga urwa Nyundo n'urwa Bigogwe. Uko biri kose mugenda mubikurikirana no kuri za social media murumva, ariko hafite umwihariko. Murabona nariya zina Commune Rouge, urumva akarere k'amaraso niko bivuga mu Gifaransa, akarere k'amaraso mu Kinyarwanda dushatse traduza simbizi. Kubera iki? Igihe cya Jenoside ubwo bagendaga bafata Abatutsi bari kubavana mu ngo zabo, bafashe umusaza wari pensionnaire yakoraga brasserie hariya ku ruganda. Noneho barabwira bati rero turagukeneye. Baramufata. Mu kumufata bati no, hari ibyo ugomba usabwa kwisobanuraho, kuko bamukekaga nk'icyitso. Bagendaga batoragura abantu wenda bashobora kuba bataratangira gutema mu ngo, ariko icyo bakoze baramufashe bati ukagenda ukajya ku buyobozi kwisobanura. Sibyo, hari ibyo bari bamukeneyeho byamugaragayeho kandi nabi ku buryo bugayitse nuko, ariko nta kindi cyari kigamijwe kugira ngo bamufate nk'abandi bose baze kumwicira ahangaha. Baramurongoye baramushorera aho kugira ngo bamujyane kuri Commune Rubavu. Ni ukuvuga muva Kigali hari umurenge mwagezeho bita wa Rugerero, niho Commune Rouge yari yubatse isi. Rero baramufashe akeka ko yenda yibwira ko ari bukomeze akajya kuri Commune Rubavu, hari ubuyobozi burugumestre yarari bagaza baramudeviya bamuzana ahangaha. Bamuzanye hano akigera kuri kariya gapayate ko hepfo hari ahasanga imirambo myinshi cyane, abana, inkumi, abasore, abasaza, abagabo, abagore, ingeri zose baraho ngaho babishe babatemye ari amaraso. Aritegereza kuko yabonaga ko uretse kwiyakira ngo asaba Imana imwakire, yabonye amaraso n'imirambo iraho, aravuga toya
ate ese aha niho mwavuze ko ariho nisobanura kuri komine ati ntabwo ari komine isanzwe ni komine Rouge muranyumva nguko ngaho aho izina komine Rouge ryakomotse kuri urwibutso rwacu kuko baramufashe aho kugira ngo amujyane kwa burugumestre yakabaye amukiza nk'ubuyobozi busobanutse bwa leta nibura bamutega amatwi bamuzana aha ngaha aho barimo bategumagurira abandi babici niho riya zina ryakomotse rero uru rwibutso mubona ruruhukiyemo imibiri y'abatutsi 5209 kugeza uyu munsi murumva abantu 5209 nibo baruhukiye aha ngaha bishwe nk'abatutsi mu gihe cya jenoside ariko umwihariko w'aha ngaha nuko mu zindi nzibutso birumvikana bagiye bafata imibiri gusa munamenye ko tugifite ikibazo cyo kutaranga aho imibiri bayijuguye ariko noneho aha ngaha by'umwihariko hari inyuma hari ikigihuru cyose mubona hariya hari wenda tuna no kwashyira jardin de mémoire urumva ni ukuvuga harimo ibyobo bacukuraga abagororwa urumva kubwa Habyarimana kuva ryari kuva RPF inkotanyi itera tariki ya mbere bafashe ibyitso abatutsi babita ibyitso noneho bakamfata bakagufata bati ngwino ujya kwisobanura kuri komine wagera bakakudeviya yenda bakagushyira muri kasho haba nijoro bakakwiba bakagutsinda hano bakagucukura bakakubika muri ibyo byobo hari n'ibyobo byinshi cyane ni ibintu nzi ndatasubiramo hakoreshejwe imiganda y'abantu bakubye nk'aha 10 urumva kugira ngo bagacukura ugasanga harimo imibiri myinshi cyane atarabishwe gusa ejo bundi mu gihe cya jenoside mu 1994 ahubwo arabishwe kuva muri 1990 RPF inkotanyi itera igihugu kugira ngo ibohoze igihugu muranyumva neza bagafata noneho abatutsi bageraho ngo baje kwisobanura ku buyobozi kubera ko bivuga ko bakorana n'inkotanyi hanyuma haba nijoro bakabatsinda bakabica iyo ngiyo bakazana imirambo imibiri yabo bakayijugunya mu byobo hari biriya byobo byacugurwaga n'abagororwa bari muri gereza ya Gisenyi hano heza muranyumva neza ubwo no kuvuga nubwo jenoside yabayeho yakozwe muri 1994 urumva ariko muri n'abakuru iyo twabaga tuburanisha mu gihe cy'inkiko gacaca twabaraga ko icyaha cya jenoside gihera tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri 1990 FPR inkotanyi itera kuko nibwo jenoside yatangiye ikorwa buri ni ukuvuga icyari komine Rubavu icyari komine za Kanama icyari komine Mutura harimo abatutsi benshi cyane za Kibirira za Ramba iriya hose bagendaga bashimuta abantu nijoro bakabafungira ubusa haba nijoro bakabica bajijisha ngo byo kuba ku manywa urumva ni ibintu byari organize byarateguwe n'ubuyobozi bakaza baracukura ibyo abagororwa bakabatamo ni ukuvuga mbere ya jenoside icyo mwamenya nuko hari abatutsi benshi cyane bishwe babashyira mu byobo abagororwa bacukuraga ahangaha uwo ni umwihariko w'iwacu wa Rubavu muranyumva neza ikindi gihari jenoside yakoranywe ubukana kubera iki kubera ko jenoside kwitwa jenoside nuko guverinoma ubuyobozi bwa guverinoma bwayihaye umugisha ubu ntabwo jenoside yagerwaho leta itayihaye itavivuye ngo ikorwe kandi abari bagize leta y'icyo gihe ya Habyarimana abenshi bakomokaga inahangaha za Gisenyi abasirikare bakuru babagosora urukumva banatore bande abanyapolitike ba ministre bose ba burugumestri nukuvuga barwaniraga ishaka Habyarimana ku mugambi mubisha yari afite murabyumva neza ni nguko mbega haba wawufite uwo muvukana umuvandimwe inshuti mu buyobozi akaza gutanga ikiganiro ngiki hari ukuntu cyumva ukayoboka kurusha undi muntu rero jenoside rwose pe yarateguwe ishyirwamo imbaraga nyinshi cyane inaha mu cyari Ntara Gisenyi kubera ko abayiteguraga
bari abavandimwe babasabwaga kwishyira mu bikorwa inahangaha mu Rukiga aha muri Gisenyi. Yateguwe gute? Ni ukuvuga mbere yuko indege ya Habyarimana iraswa, mbere yaho RPF igira gute itangira urugamba rwo kubohoza igihugu, batangiye gutegura jenoside nabo. Habyarimana na leta ye batangiye gutegura jenoside. Icyo bakoze ni iki? Batangiye bakora intonde z'abatutsi guhera mu mudugudu kugira ngo jenoside izagerweho hakorwa iki. Batangira gutegura intonde bwihishwa, ariko urumva biramenyekana byanze bikunze. Batangira gushaka ibikoresho kugira ngo izagerweho, bashaka imbunda, bajya hanze bazana ibikoresho, ingomano z'umwanzi. Noneho n'ikindi baratureninga, baratoza bagatoza umubyeyi wagiye ku gise akumva ko kwica umwana kubaga undi mudamu mugenzi we utwita akavanamo umwana akamwica ari bisanzwe, biri normal. Urumva ukuntu bari bangirije abanyarwanda. Rero inaha by'umwihariko iwacu ibyo bintu byakoranywe ubukana cyane, kubera ko leta ubuyobozi bwariho bwa Habyarimana ni abavandimwe be mu cyari Gisenyi. Niyo mpamvu rero muzasanga na ideoloji igenda itinda kuva mu bantu, kuko baba barangiritse cyane, ukabona umwana muto nguyu ndazi amateka by'abadahari, ariko ukabona akubiseho ikijambo cy'ingengabitekerezo ya jenoside. Kubera iki? Kubera ko umubyeyi we aramuroga ku mashyiga, ariko ni umuvumo uri kumuha. Murabyumva? Ni gutyo rero Rubavu by'umwihariko jenoside yakoranywe ubugome, kubera ko bushaririye cyane, kubera ko ubuyobozi bwariho bwa Habyarimana bwakomokaga ahangaha, kandi abari baplanifiye basabaga abaturage kwishyira mu bikorwa bose bakomokaga inahangaha, ari abasirikare n'abanyapolitiki. Numvaga ari icyo nababwira cy'umwihariko muri Rubavu. Urugero nabaha ni nko kubona rimwe na rimwe igihe babaga bapanze kugira ngo bice abantu hariya za Bigogwe, wasangaga mu cyari Mutura nijoro ukumva abasirikare barashe, bakarasa amasasu menshi, mu gitondo agaceceka, mu gitondo bakajya mu ngo z'abaturage bakabatoragura, bati twamenye ko mwacumbikiye inkotanyi zaje kuturasaho. Murabyumva?